mu izina rya Yesu bakunzi ba chaîne de conseil de la vie, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo w'uyu munsi uravuga ngo gukura mu buryo bw'umwuka. Tugiye kurebera hamwe gukura mu buryo bw'umwuka, uburyo umukirisitu wakiriye Yesu agomba gukura mu buryo bw'umwuka. Ariko turabanza dufatanye mu guhimbaza nk'iyi ndirimbo ikurikira, turagaruka tuganira ku iryo jambo. Imana ibahe umugisha.
urakoze cyane mwami Imana yacu, urakoze yuko waturinze iminsi yose yarangiye, duciye bugufi imbere yawe muri kano kanya kugira ngo wowe abe ari wowe ushyirwa hejuru, uhabwe icyubahiro. Duciye bugufi rero imbere yawe kugira ngo tubabarirwe ibicumuro byacu, ureke amaraso ya Yesu Kristo atwezeho gukiranirwa kose mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero iri jambo rigiye kuvugwa rigira umumaro, rihembura imitima, kandi mwami Imana ureke mbe igikoresho cyawe, ubundi ubwire ubwoko bwawe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko rero natangiye mbivuga, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo uravuga ngo gukura mu buryo bw'umwuka. Turatangira twibaza iki kibazo: kuki umuntu wakiriye Yesu agomba gukura mu buryo bw'umwuka? Reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 15 umurongo wa 13 kugeza 16. Haravuga ngo, muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uzaba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagirana. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihishira. Ntawakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Ijambo ry'Imana hano ritubwiye ko umukirisitu wakiriye Yesu ni umunyu w'isi, kandi ni nk'icyitegererezo aho anyura hose. Niyo mpamvu yakagombye gukura mu buryo bw'umwuka, akera imbuto z'umwuka, kuko abantu nibareba imirimo ye bazahera ko bahindukira bahimbaze So wo mu ijuru. Iri jambo ryuzuzanya n'irindi riboneka muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugeza 20. Haravuga ngo, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose kuba abigishwa banjye. Imana idufashe. Abakirisitu twahawe inshingano zo kugenda mu mahanga yose tugahindura abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Ntabwo ushobora guhindura umuntu nta mbuto akubonaho, ibyo umubwira atabikubonaho. Imana itugire neza. Niyo mpamvu nk'uko imirimo yacu igomba kubera intangarugero abandi bantu, nk'uko twabibonye, bagahera ko bagahimbaza Data wo mu ijuru, ni nako uko twitwara byonyine bishobora guhindura abatureba, bakavuga bati uyu muntu asengera he, reka tumukurikireyo, Imana yiwe niyo izaba Imana yacu. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba gukura mu buryo bw'umwuka, tukera imbuto z'abantu bakiriye Yesu, tukera imbuto z'umwuka. Imana idufashe. Hari ibintu rero byadufasha gukura mu buryo bw'umwuka, ari byo tugiye kurebera hamwe. Imana itugire neza. Ikintu cya mbere cyafasha umukirisitu gukura mu buryo bw'umwuka, hari ukwemera kuyoborwa n'umwuka wera. Imana idufashe. Abagalatiya 5 ibice 16 haravuga ngo, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ntabwo ubasha kwera imbuto z'umwuka mu gihe utemera kuyoborwa n'umwuka, kuko nuyoborwa n'umwuka ari bwo utazakora ibyo kamere irarikira. Imana idufashe. Nyuma yo kuyoborwa n'umwuka, hari gusoma no kwiga ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho. Gusoma no kwiga ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umukirisitu akura mu buryo bw'umwuka. Imana itugire neza. Zaburi ya mbere turayimenyereye cyane. Haravuga ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza.
ahantu nshaka kugaruka ni hano havuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Haleluya. Umuntu uhora medita yiga ijambo ry'Imana, nguwo bizamugiraho impact. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Icyo giti gihora kivoma, imizi yacyo ihora ivoma muri wa mugezi. Haleluya. Ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Wa mukirisitu uhora asoma ijambo ry'Imana, uhora afata ibyo kurya by'umwuka, azakura yera imbuto, kandi ibibabi byacyo ntibyuma. Ni umuntu uzajya ugaragara abantu, uzajya ubitegerereza mu bantu bose, kuko ijambo ry'Imana ryamucengeye, kandi ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana itugire neza. Yohana 8:31 kugeza 32, hari ijambo ryuzuzanya n'iri tumaze kubona. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Kwiga ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho nibyo bitugira mu by'ukuri abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo, kandi nibyo biduhesha kumenya ukuri, tukabaturwa n'uko kuri kuboneka mu ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Tumaze kubona ibintu bibiri byagufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Hari ukwemera kuyoborwa n'umwuka, kabiri hari ugusoma no kwiga ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho, gatatu hari ugusenga ubudasiba. Imana idufashe. Matayo 26:41 haravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Gusenga biturinda kujya mu moshya ya shitani. Haleluya. Biturinda kugwa mu moshya ya shitani. Niyo mpamvu tugomba gusenga ubudasiba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turwanye shitani nawe azaduhunga. Nta kundi twarwanya shitani usibye kumurwanya mu isengesho. Imana idufashe. Tukamurwanya mu isengesho nawe azaduhunga. Bizadufasha kutajya mu moshya. Haleluya. Imana idufashe. Ikintu cya kane cyagufasha gukura mu buryo bw'umwuka ni ukubaho ukora ibishimwa n'Imana, cyangwa se gupfa mu buryo bwa kamere. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 5:17 haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Haleluya. Ntabwo ushobora kuvuga ko wakuze mu buryo bw'umwuka nta mpinduka yabaye mu buzima bwawe. Haleluya. Birasaba ngo habeho impinduka mu buzima bwawe. Ureke ibya kera, ibyo kamere yagukoreshaga, ibintu byose bibe bishya mu buzima bwawe. Kubaho rero ukora ibishimwa n'Imana, gupfa mu buryo bwa kamere, ni ikintu kimwe kigaragaza umukirisitu wakuze mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Reka mpinira ahangaha. Tumaze kubona ibintu byafasha umukirisitu gukura mu buryo bw'umwuka. Harimo gusenga ubudasiba, gukora ibishimwa n'Imana. Haleluya. Kwemera kuyoborwa n'umwuka, no gusoma no kwiga ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho. Ibyo bintu nubikora uzagenda usobanukirwa Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya wowe Mana yonyine n'uwo watumye Yesu Kristo. Mu ijambo ry'Imana niho dushobora gusobanukirwa Imana, niho dushobora gusobanukirwa icyo Imana idushakaho, tugakura mu buryo bw'umwuka. Imana idufashe. Tugende rero dukomeze kwitekerezaho,
dusenga ubudasiba, dusoma ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho, kwemera kuyoborwa n'umwuka, tutagandira umwuka wera, tuzakora mu buryo bw'umwuka kandi Imana izadukoresha ibitangaza. Imana idufashe, naho ubutaha, Imana ibaha umugisha.